ese aba bana ntituzaba tugiye kubaha ahubwo uruhare cyangwa urubuga rwo kugira bakora imibonano mpuzabitsina kenshi? Kumenyereza kubigira ihame, noneho ugiye guha abana imyaka 15 kujya ubaha contraceptives. Psychologically ni nkaho ubabwiye uti birimo element nk'iyo kuboshya. Ese aba bana ntituzaba tugiye kubaha ahubwo uruhare cyangwa urubuga rwo kugira bakora imibonano mpuzabitsina kenshi? Ese ko nta marangamuntu? Nanjye ndi kwibaza mvuga ntese ko nta kibaranga bazaba bazanye kigaragaza ati imyaka bafite niyi. Ubu ntihazazamo nabi imyaka 13 kandi batarebwa n'iri tegeko. Iyo tugiye kwa muganga kuri serivisi yari yose batusaba indangamuntu, kandi 15 umwana batarabona indangamuntu. Ese buriya wenda umwaka mwiza ntiwari kuba 16 kugira ngo umwana kuko agende wenyine yadakeneye umubyeyi cyangwa undi mugadian. 8 ariko bakaba bagiye kujya bazihabwa ku myaka 15. Ibintu ntashyigikiye. Hari aho mwagaragaje yuko mwaganiriye na guverinoma bakagaragaza ko ubukangurambaga bwagiye bukorwa ariko ntibugira umusaruro. Reka tubasuhuze mwe mukurikiye Ndi Umunyarwanda TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku mushinga w'itegeko wemejwe n'umutwe w'abadepite, aho bavuga yuko abana abangavu bafite imyaka 15 batangira kuboneza urubyaro. Ahangaha buri bose ntabwo babyumva kimwe, ariko reka twumve icyo Angeli Mutabaruka na Kenesi babivugaho, tunumve icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abivugaho. Mutwandikira muri komenti mutubwire uko mubyumva, tubiganireho. Turagaruka mu kanya. Service twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu, ntabwo umwana azabyuka avuge ngo giye ku myaka 15 yanjye cyangwa 16 nahisemo kwifungisha ngo muganga yimwemerere. Buri rwego, buri myaka igira icyatangwa na za options zigiye zitandukanye, ariko umuganga nawe azagumana iyo control na authority yo kugira ngo umenye bitewe n'umubiri n'imisemburo igeze. Inteko Ishinga Amategeko rya tegeko ndabona risigaje koherezwa kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo arisinyere ibitegeko. Rirabanza kujya muri Sena. Nicyo nangiye kuvuga ko ribanza muri Sena. Rirabanza muri Sena. Nirirangiye, ariko amahirwe menshi ku kigero c'160% rirabitegeko. Njye ahubwo ntago ndi kwibona ni. Nyamara giye kankubwiza ukuri. Nabitekerejeho cyane. Nsubiza ubwenge inyuma. Amaso ndayakaraga, ndazenguruka, ndatekereza, nza gusanga Mutabaruka ku kigero c'160% itegeko baraza kuritora. Reka tuze dufungure nubwo mu myumvire yanjye. Sibyo? Mutabaruka nubwo mu myumvire yanjye. Iri tegeko ku bwanjye siringiri ngo ryemerera abangavu kuboneza urubyaro. Buretse gato banza washyira akadomo kugira ngo bikumbuza guhita mvuga. Reka baboneze urubyaro koko. Kubera iki? Baraboneza urubyaro se umwana w'imyaka 15 yemerewe kubyara. Imyaka 15 uzo busambanyi bubarimo. Ahubwo ibyo biraba intege nke z'abashinzwe kubitaho, bananirwa kubitaho bakabashakira ibindi birabitaho ari byo miti. Nshakiriye inkuru y'ababana birwamagana. Ibi bimeze buretse gato Kenesi bimeze nko kuvuga ngo kubera ko ngo abantu arabajura cyane tugiye kwiga tubaziritse imigozi tubabohe tubigirirwe bice baziritse ugiye batajya kwiba. Ibi rero kuvuga ngo abana umwana w'imyaka 15 araboneza urubyaro ruhigemereye kubyara. Uburaza kumbabarira rero kuri hari byo twemeranya nawe. Ngiye uko ndi kubibona. Buretse gato baba. Nyene uko ubibona we rero bitegeko. Ariko uko nge mbibona mbere yuko Perezida arisinyira itegeko azabanza rigarure vuga ati mugingeho neza. Nza kukubaza iri tegeko bwa mbere abaritoye hari ibyo bagendeyeho. Kugendera ku kirero hari ingero ziri scientific. Nukuvuga ngo kugeza uno munsi wa none umwana wariye neza ku myaka 12 bashobora kubyara gusama ariko atabyemerewe. Buretse se gato reka dukomeze n'uri nago bavuze ngo bagiye gusama. Hanyuma ikindi cya kabiri harimo kureba ese koko urugero rw'abana baterwa inda zitateganyijwe nukuvuga ngo bihabanye n'amategeko bingana iki. Ndebera imibare iheruka petit frère
bindebere mugomba kuzajya muba mufite imibare kuko ibi ngibi ni ibintu bagenderaho. imibare nayizane gusa hari aho bavuze ko 38% by'abangavu babyara abana babo bavuka bagwingiye, abana babo bakurana kugwingira kubera nta bushobozi bafite, kuko badafite ubushobozi nibyo navugaga. ariko banavuga ko n'ubundi uwo mwana w'icyo kigero aba ataragira ubushobozi bwo kwakira gutwita kugira ngo abe yabyara, bishobora no kumugiraho ingaruka ubuzima bwe bwose. aho njye niho mera rero uretse gato vuga ni niba abashinzwe kubarera bibananiye ngo babashyiremo uburere bwiza, ese barahitamo gukoresha imiti? Bavuga ati waraboneza urubyara atemerewe kubyara. aha reka dukomeze ikirimo rero ngengeye kujya urabona aba bantu ntarimo bafite imyaka 14 basambana n'abasaza barimo hariya ni ukuvuga ngo mbere na mbere uyu muntu yagiye mu bintu bwabyo bifite risike, ariko kugira ngo tuminimize izo risike aha niho iri tegeko rizira. bakavuga bati rero niba koko ashobora gufata imiti iboneza urubyaro, nubwo ku ruhande rumwe ndi bukugarukire nabanje guca kuri uruhande in the scientific way, ubwabyo mu buryo buri scientific, ni ukuvuga ngo iri tegeko ryajyaho. bakavuga bati umubyeyi tuboneza urubyaro, ubu nk'aba ngabo bahaye imiti iboneza urubyaro hari icyo waba urinze, kuko bazabyara abana babo bikomeze bigenda uko nguko. ikindi umuntu yakwibaza, uravuga uti niba koko aba bana bahura n'ibi bibazo, ese tubareke cyangwa se dushyireho uburyo bwo kubafasha? muri ubwo kubafasha hacemo na counseling. ariko ikindi kibazo gikomeye kanjye ku rundi ruhande rw'igiceri, ni ukuvuga ngo niba itegeko rivuga yuko umuntu utarageze imyaka 18 umuntu wese ukoranye imibonano mpuzabitsina nawe abakoze icyaha kitanasaza cy'ubugome defilement. uyu munsi ukabwira abantu ngo baboneze urubyaro, ni nko kubakangurira ngo gusambana nta kibazo, wowe iyi myaka ikibazo kibaye gusama, kuko ubundi kubyara ni a by product y'ubusambanyi. I want you to understand, burya iyo ucunze amata havamo amavuta. Yego turumvikana. iyo usambanye rero harimo ingaruka, muri izo ngaruka harimo kwandura sida, harimo kurwara indwara zo mu mibonano mpuzabitsina, harimo no gusama, sibyo? harimo no gupfa petete, kuko ushobora no gusambana ugasamba usambye. imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 abangavu barenga 22,000 batewe inda zitateganyijwe. hanyuma icyo ni kimwe. ibyo ngibyo rero iyo ubirebye nabyo ubwabyo bigiye guteza ikibazo, biraza kongera ubusambanyi mu bana bakiri bato. ubwo rero sasa umushinga amategeko agomba gutekereza ingaruka zizabaho mu busambanyi mu bakiri mu myaka y'ubwangavu. ibyo ndashaka abantu babyumve, kuko icyo ubwacyo niba uvuze uti nta kibazo, ibi bintu twari twarabishyigiye umuco, sibyo? ari uvuga uti nyabuneka uramenye kirazira mwana wanjye, niba umwana wawe agiye ubwa mbere imugongo ugatangira kumusobanura kumenya uburyo agomba kubanamo n'abahungu. turumvikana? Yesu ubu sindabona aho uhagaze. aho mpagaze ni hehe? njye ku giti cyanjye ubu ngubu ndi confused. Reka kuba confused. uretse gato ndi confused kandi unyemere sigare muri state of dilemma. impamvu ni iyihe? ndashaka gufasha kuvayo. uretse gato ntago ikirimo ngiki ni ukuvuga ngo aba bana bari bafite ikibazo, kuko n'ubundi biragaragara ko morality yananiwe gukemura iki kibazo. ababyeyi kuvuga ko abashinzwe kubarera bananiwe, byarananiranye. none se n'amategeko hano babasambanya nayo yarananiwe, nabo barafunze, barahari benshi, ariko ntibabuza kubasambanya nyine, ariko bakomeza bagahana. ikirimo rero ngiki rero, mu gihe umuntu agusambanyije, sibyo? ni urugero, mutabaruka umwana baramusambanyije, bamuteye inda, yego, uwo bagiye uriya wamusambanyije baramufunga, ni rwose, ariko uyu nguyu arasigarana ingaruka. none twakora iki kugira ngo izo ngaruka zibe mitigated? kuko ugiye kureba uyu munsi wa none ubusambanyi buri hagati y'abana b'imyaka 18 na 14 ni bwinshi cyane. harimo abana, nibyo bavuga, ushobora gusanga umwana w'imyaka, mumbabarire please, reka dukoreshe iki kintu kuko this is our community, nta naho tuzanabihungira. ushobora gusanga umwana w'imyaka 16 17 amaze gukora imibonano inshuro nyinshi ziruta izo mama we yayikoze mu gihe cya mariage yose. nicyo yatubwiraga burya ngo bakuze kuruta ba nyina. ibyo ndashaka mbikubwira. ibyo rero leta ntabwo ishobora kwicara ngo ibirebere. uyu muntu ashobora kwangirika agakora ibyo ngibyo byose, ariko haracyari amahirwe yo kumuramira, wenda on the course akazahinduka akaba umuntu muzima. rero ni nk'uko umuntu bamufunga bakamwigisha bakazamubabarira. ibi rero ngenda atekereza ko iri tegeko muri ubwo buryo dutekereje gutyo ryari rikwiriye, kuko ikibazo kirahari, ariko se tukireke abantu bakomeze bibi bibazo kurushaho,
cyangwa tubemerere bagire ayo mahirwe sibyo yo kuboneza uru rubyaro. Nubwo ku rundi ruhande uraboneza urubyaro utaragera mu gihe cyo kubyara, nabyo bishobora kuba ikindi kibazo. Ubwo ibisigaye ngewe mbirebye from the scientific point of view, nkabirebera muri pressure muri izi international communities donors, kuva ibihugu byabona ubwigenge bya Afurika inkunga nyinshi zagiye mu kuboneza urubyaro, control population control, nabo bashobora no kubirobinga n'ibindi byo murabizi. Aya ni amategeko amaze iminsi muri komisiyo européenne barobinga mu nteko ishinga amategeko zitandukanye. Rero ngira ngo igihe kirageze, ariko ndabone noneho mana ishobora byose ntabwo turi buhikure. Ngewe reka nkubwire uko mbyumva. Reka ninywere n'amazi. Wanywa amazi, wanywa ikawa, wanywa ibindi. Ikawa se nayikura wayinguriye. Iri tegeko uko nge mbyumva ariko ntabwo umukuru w'igihugu azarisinya. Uko nge mbyumva ntabwo azarisinya. Ndagusetse. Uranseka ariko umunsi atazarisinya nzaguseka. Uzanseka ariko ndagusetse. Kandi kahana ibi bintu bikubiye gake. Umunsi rizamugeraho azabanza rigarurire inteko yari mwoherereje. Inteko irigeho yongera amagare minisante zavuga nk'abanyabuzima, abascientifique bire bavugaga. Ariko abanyamategeko bo bakwiye guhagarara ku mategeko kurusha uko bahagarara ku byo minisante ivuga. Plus ufata iyi miti kandi n'abahanga babivuze, nge sindi muhanga mu by'ubuzima ariko turabisoma, babyandika ngo tubisome. Plus ufata iyi miti ibiganisha ku bugumba. Hari urugero rw'imyaka bataha contraceptives, bamwe barasaba yuko wenda byibuze nko ku myaka 15 batangira kubaha umwana yajya agira mu gihe yananiwe kwifata, bikaba ngombwa ko akora imibonano mpuzabitsina. Bishobora kuba ari ukubatoza kutamenya kwifata. Reka nkwereke mu buryo umuryango nyarwanda hagomba kuba hariho ibyifuzo, hari amategeko, hari norms zindi zitari n'amategeko, ariko byose ni ibintu abantu bagenderaho babamo bibagenga ubuzima bwabo. Ntabwo nibwira ko biriya byo kuvuga ngo abana kuri urugero ntibakwiye kuba kugira ngo babe baterwa inda, ni ikibazo kidakwiriye kuba, ariko bikarenga bikaba, kuko turi ku isi ni abantu, ntabwo ibintu byose bigenda uko ubyifuza. Iyo debate rero ngira ngo yakemurwa no gushaka gukoresha uburyo bwinshi butandukanye. Ntabwo ari ikibazo nanje gutekerezaho cyane, ariko ndaguha bitewe n'uko bibajije gusa binjire mu mutwe, wenda byagenda bihinduka. Icya mbere twakomeza ikintu cyo kuvuga ngo umwana utagereje iki gihe ntabwo yari akwiye kuba aterwa inda n'uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ubikora aba ari mu cyaha, kuko ahenshi ikibazo kinahari, hari ubwo bareba umwana wananiwe wo kwifata, sinamenye unanirwa kwifata uwo ari we, yabaye umukobwa yabaye n'umuhungu, bose bananiwe kwifata, ntibikabe ibyo uruhande rumwe gusa. Ejo kuko njya mbyumva abana bagaterwa n'inda bari mu mashuri, bakirukana umwana w'umukobwa. Uwamuteye inda ntawe ushaka kumumenya, cyangwa n'uwamumenye ntacyo bimugarukaho. Ntabwo ari byo. Icyaha ni icya babiri, niba ariko bishaka kukiwaha n'umwe gusa undi ukamwihorera. Ariko ntibizanatubuza guhora abantu mu miryango ahantu hariho hose kubirwanya. Kubirwanya ntibivuze ngo uzabica burundu, ibyo ntabwo ari cyo bivuze. No kubirwanya no kubimanura to the minimum, ariko at the same time bikagira n'ingaruka ku wabikoze.
in fact abenshi nk'abo bana niba yatewe inda afite imyaka 15 akenshi uzasanga atayitewe n'ufite imyaka 15 usanga uwamuteye inda afite imyaka 30 cyangwa 40 hari n'abagera muri 50 ugasanga nabo bateye abana so weight uburemere bw'ikibazo buri cyane kuri abo bandi ntabwo ari umwana gusa mu buryo buri realistic rero bwo kurwanya ikibazo twabanza tukemera ngo iki ni ikibazo iyo tukabyumvikanaho sinzi ko hari ushobora kuvuga ngo iki ntabwo ari ikibazo none ikibazo giteye gite twagifatira mu tumeze ni ukuvuga ngo dukore statement of principle bivuga ko tubyanze bidakwiriye nubwo tuzi ngo bizaba kuko ikintu kucyita icyaha cyangwa kuvuga ngo uzagihanira yihanukiriye ntibice icyaha ariko biragabanya kandi koko n'ingaruka zikwiriye kuba ziba aho kugenda rero nabwo I'm not sure kuvuga ngo ugiye kumenyereza kubigira ihame noneho ugiye guha abana imyaka 15 kujya ubaha contraceptives psychologically ni nkaho ubabwiye uti birimo element nk'iyo kuboshya usa nk'uwabyoroheje nkaho ubwira uti komeza wikorere ibyo ukora uzarindwa n'iki uzarindwa na contraceptive bifite iyo message bitanga and I don't think it is a good message ntabwo nibwira ko ari ikintu ariko reka abanyarwanda bazabiganire turebe ariko ndumva yavuga ngo dushyigikire kuvuga ngo abana b'imyaka 15 bajye bahabwa contraceptive kubera ko hari uwo bicika akagenda I think it is problematic wowe wabyumva gute ku ruhe ruhande muri debate wowe nyakubahwa perezida wa repubulika uko mbyumva icya mbere ni ukuhangana n'ikibitera abatera inda aho turi kumwe rwose icyo nicyo cya mbere ariko nanone ntitwirengagize byabaye abana barabyara akaba burden ku muryango burden kuri society akava mu ishuri so icyo nacyo ariko se uzahera kuri 15 kuri 14 hari n'uwo ushobora kubita 14 urahera he simbizi numva ko hari ikibazo ngira ngo ni nka ririya tegeko rindi nabyo ngira ngo hariho imyaka abantu barongorana bashyingiramo ni 21 so iyo nayo ni debate igomba kuba yari iriho ariko abantu still barakomeje bahitamo 21 agomba kuba hari abavuga batari kukimuta bikomeza 18 ndetse na 17 buri wese ashatse yakubwira ati na 17 byagucitse kuki ariko itegeko iyo ryagiyeho riratuyobora ntabwo bivuze ko ntawe uzicira iyo tegeko ariko biba bitanze umurongo society yagenderaho ibisigaye bikaba gucikwa cyangwa nyine ibyo na consequences ariko ugomba kugira aho uhera nahera rero aho bikwiriye kuba bihera tari 15 14 kegera aho ngaho ariko mwahereho ko mu nkosora kurongorana navuze cyane uvuze kurongorana uvuga gushyingira cyangwa gushakana ariko byose bifite ikibazo bifite meaning nibyo in fact hari abantu njya numva no ku maradiyo bahinduye ikinyarwanda cyangwa iki ariko ni uko ushaka kuba polite bagashaka kuvuga gutsinda amagambo amwe ntibayavuge kurongorana babihinduye ikindi kintu kandi ntabwo ari byo kurongorana ni ukurongorana ntabwo bivuze
biriya watsinze udashaka kuvuga mu ijambo. Umuhungu n'umukobwa iyo bahuye bishobora kuvamo n'iyo nda nyine babyita kurongora. Ubu hasigaye hari ikinyarwanda kibyita kurongorana, ntabwo ari byo. Icyo gikorwa ntabwo bacyita kurongorana. Kurongorana ni ugushakana, ni kubaka urugo. Reka tubashimire mwe mwakomeje gukurikirana Umunyarwanda TV, ibitekerezo byanyu, komenti turabikeneye kugira ngo mutubwire uko mwumva uyu mushinga uramutse ushyirwe mu bikorwa, cyangwa se iri tegeko riramutse ritowe, uko byaba bimeze mu rubyiruko. Turabashimiye mwe mwakomeje kudushyigikira. Ibiganiro byacu ni iby'akagaruka, nawe utaha. Ciao ciao. Mugire umunsi mwiza.